abagabo bakubita abagore babo dusoza wabagira iyihe nama? Abagabo ngiye mbafata nk'imbwa. Urugo rw'abasinzi rwabasha kubaho rukaramba? Yego, arakanca kugira inama abandi bakubita abagore babo. Baramenye mutazajya kugisha inama ribu. Barumbaje ikibazo cy'icyo naba narashingiyeho nkunda. Icyo nashingiyeho gisa n'igisekeje kubera ko nsanga nagihuriho n'abantu benshi. Njye naravuze ko ninjya gukunda nzakunda ntabwo njye nzabanza gukunda. Reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Boot TV show nkuko muri kubona kuri kamera zacu. Tubafitiye umutumirwa mwiza kandi umutumirwa w'agaciro kabisa kuba aba yaje hano kuri kamera zacu nuko abadukunze kandi akunze ibyo dukora. Rero nkuko muri kubibona rero turatangira tumwakira tumubwira ati ikaze mu kiganiro inkuru y'urukundo. Ndabashimiye cyane ko mu mayikaze kuri televiziyo yanyu. Ubwa mbere mageze ariko bizanshimisha cyane nubwo nkongera ngagaruka tukaganira byinshi cyane. Dore ko urukundo burya rugira amateka maremare. Ubwo tugiye kuganira bike muri byo cyangwa se mu ncamake, ariko ntabwo najya kuvuga ibyabaye. Urukundo rwatwaye imyaka runaka nanyuzemo, imyaka yose nabayeho wenda nakundanye. Mpereye kubi bya bindi twitaga ngo bari gukina iby'abana, bariga nabyo narwo ni urukundo rega. Si urukundo se? Urukundo. Urumva rero ni ukugenda tuvuga bike muri byo ariko biraza kugenda neza. Nagira ngo nkubaze ariko kugira ngo ntarakubaza amazina yawe bakwita nde kugira ngo abadukurikiye babashe kuba bamenya uri kubaganiriza? Abantu bari buze kwihangana, babuze kwihangana, ntabwo nkunda kuvuga amazina yose, mvuga izina rimwe. Nabwo ni kubw'impamvu z'uko hari imyizerere nizera ya Kinyafurika. Naribi wavuga izina rya? Nitwa Semana. Semana. Andi mazina ntabwo nyemera ko ari ayanjye, n'ay'abakoroni baraje barayaduha, ntabwo nyafata nk'amazina yanjye. Semana, mu buzima bwawe bwaha muri Kigali ubayeho gute? Ubuzima bw'iki Kigali nawe ko harebara ni ibisanzwe, ni nkatwe twese. Ubuzima ntabwo bworoshye muri Kigali keretse utayirimo. Kubera iki uvuga ko butoroshye? Turebeye ku bisanzwe n'imikorere ndetse no kugira ngo umuntu abashe kurya, urabona ko kubaho muri Kigali bisaba amafaranga, kandi urabona ko akazi aribura. Akazi ntako, na bya bindi twitaga ngo harya uwize nabyo ntibigikora. Mbega muri Kigali harya umwana ufite se na nyina. Harya umwana ufite se na nyina, iyo urebye ubona biterwa n'iki? Ni impamvu zigiye zitandukanye. Hakubiyemo kwibura ry'akazi, urabona n'ifaranga ryagiye rita agaciro hato na hato, ndetse mbega ni impamvu zigiye zitandukanye nyinshi cyane umuntu atabasha kurondora. Ariko umwihariko ni uko ari ibura ry'akazi muri makeya. Muri makeya nawe umuhoro wa horomoni wakugezeho? Horumuzi? Ahubwo wagira ngo rimuzi hano i Kigali. Wagira ngo hano i Kigali rwose, ahubwo nihiri wagira ngo niho bari kurasanira. Ni hatari. None ubu umumotari nko kukuvana nko mu mujyi akujyana ku Ruyenzi bihagaze gute? Wa mujyi ujya ku Ruyenzi ntabwo amafaranga ntabwo yajya munsi y'ibihumbi 2,500. 2,500 uvuye mu mujyi? 2,500 ntabwo ari munsi yayo. Ko yaba ari menshi cyane? 2,500 cyangwa 3 hafi aho. Impamvu mvuze ntyo, urabona ko nkanjye utuye hariya i Nyamirambo kugera hano Nyabugogo, ubwabyo kumanuka ntabwo umumotari yajya munsi y'amafaranga 1,000 nijoro, bwo aba ari 500. Noneho tekereza kuva hano Nyabugogo ujya ku Ruyenzi, nawe urumva untereremo. Haba ari nk'inshuro 3 uva hano ujya hariya
i Nyamirambo. Urumva rero ko 2,500 bya birimo cya bitatu. Ko bajya bavuga ngo icyazamutse hano mu Rwanda rwacu ngo ntago kijya cyongera kumanuka, niyo uriya muhoro wafungurwa urabona ariko bikomeza. Barabeshya. Barabeshya. Ibibazo bibitera biramutse bibashe gukemuka byashoboka. Ndatanga impamvu. Urabona izamuka ry'ibiciro akenshi na kenshi by'ibiribwa, urabona ko riba rifitaniye isano rya bugufi n'izamuka ry'ibituruka kuri peteroli. Kandi urabona ko hano Kigali ntabwo duhinga, nta muntu uhinga, ibyinshi biva mu cyaro. Kandi turabona abantu babyikoreye ku dutaro ngo babizane, ni bakeya, niyo aba ari umwe na babiri nabo baturi hano hafi mu nkengero. Umuntu rero ufite ibirayi cyangwa ibitoki yavanye mu burasirazuba, ibirayi yavanye mu majyaruguru, kubigeza hano ni imodoka, kandi niyo ikeneye igitoro. Birumvikana rero ko nyiri igitoro niba yagiye kunywesha esansi imuhenze, arongeraho igitoro. Ubwo urumva rero natwe bitugireho ingaruka. Ariko kiramutse kimanutse, birumvikana ko n'ibiribwa byamanuka byanze bikunze. Wakwisabira iki nka guverinoma y'u Rwanda? Icyo nayisaba ni kimwe. Wasabira abaturage muri rusange nawe urimo? Muri rusange icyo nasaba, urabona rero nk'ibibazo nk'ibi byavutse, hari ababyitwaza bakavuga ati byazamutse, bakaba nabo bakuriza ibiciro ku nyungu zabo bwite. Ariko bidafite aho bihuriye n'intuza n'ikibazo gihari. Ugasanga nabo nibyane bavuga ngo baprofitiye mu kavuyo. N'ibiciro bizamutse, n'abaturage babizi ko byazamutse kubera yuko ikitoro cyabuze, umucuruzi ashobora kwiyongera amafaranga y'umurengera kugira ngo nguke ibya mirenge bitanyuze mu kuri. Ubwo icyo nasaba leta nuko wenda icyo nyikunda nayo birebera hafi, nuko nayo yabasha gushishoza ikareba, ikabasha gushyira ingamba runaka zigira zikumira izamuka ry'ibiciro bitari ngombwa, kugira ngo mbega babashe gutuma abaturage nabo babasha kugira ubwo bushobozi bwo guhaha, atari ukuvuga ko mbega ntibatsekamirwe n'abacuruza. Mbese nicyo nshatse kuvuga muri make. Mbega no kugira ngo batureberere hatagira abantu buriza ibiciro by'imirengera. Ko hari abajyaga barira iki kibazo cyo gufunga umuhora kitarabaho, ngo birakaze, noneho ubu barerekeza hehe, barajya he? Bazarira amarira nibigeraho bahogore. Bazara bahogore, cyangwa se ngewe muri makeya, nge uko nizera cyangwa se nuko njye mbona ibintu, mbona ko ibibazo ahubwo mu bibazo akenshi na kenshi iyo uri umuntu ubasha kureba kure, ibibazo bibyazamo ibisubizo. Ndatanga impamvu. Muri uzabicunge, iyo ikibazo cyavutse, burya se ubizi ko buriya hari ubungukira muri cya kibazo. Tuvuga urugero nka Covid. Nkura muri Covid hari menshi cyane bungutse amafaranga menshi cyane na n'ubu batari babona. Reka ntanga urugero. Muri icyo gihe cya Covid, icyo gihe nigaga muri kaminuza, urugero rumwe ngiye kuguha ubashe kumva uko ibibazo bishobora gutuma nawe ubasha kubyungukiramo uramutse utekereje cyane. Mu gihe cya Covid nari nkiri ku ishuri, nigaga kaminuza icyo gihe. Ariko ndibuka ko bikiba twese twarapanitse, tugenda guhaha twirukanka, tugura imifuka y'ibiryo byinshi cyane kubera ubwoba, tuvuga ko hataha dushobora kuzahura n'ibura ry'ibiribwa. Ariko uko ukwezi kwa mbere kwashize, kwa kabiri nabije gutekereza, ndavuga ntese iki gihe nakibyaza amafaranga ne. Ubwo nibwo nagiye mpamagara bamwe bakire tuziranye duturanye, ese ko abana banyu bari mu rugo, ese naza nkabafasha amasomo bakazasura byibura batarasubiye inyuma. Bati wamugana ku gatekerezo niko nangahe se, tukumvikana, umwe akampa 20, undi akampa tarani, ugasanga mfite abana nka 5. Ngo sinima mfite 5, buri wese ampa 20. Numva ijana ritarinjiraga. Ni bangahe binjizaga mu mafaranga muri Covid? Na numwe. Barumbaje ikibazo cy'icyo nabona narashingiyeho nkunda. Icyo nashingiye gisa n'igisekeje.
kubera ko nsa nkaho nagihuriyeho n'abantu benshi. Njye naravuze ko ninjya gukunda nzakunda ntabwo njye nzabanza gukunda, nzabanza nkundwe. Nuko njye nabishatse. Uzabanza ukundwe gute? Abadukurikiye ntabwo babashije gusobanukirwa uko wari kubanza gukundwa wowe. Muri makeya nari bukunde uwabanje kunkunda. Urabizi ko umusore cyangwa se umujama iyo agiye gukunda umuntu cyangwa se iyo yishimiye umukobwa, niwe ubanza kumusanga akamubwira ati rwose baby beze gute se, ndumva ngukunda. Ariko njye ntabwo ari uko nabitekerezaga. Niwe babanjije kubwira ko bagukunda? Abakobwa ntabwo babivuga burya. Ntabwo babivuga, ahubwo ubona ibimenyetso. Umukobwa ugenda ubibona ibimenyetso, akureba cyane, aho uri ubona ashaka kuba hari, akwandikira, aramutse utese, wiriwe utese, mbega ukabona ko akwitayeho. Icyo gihe nubwo uhita ubona ko yagukunze. Apana kuba wowe ari wowe ibyo bikorwa ari wowe, izo sinye apana kuba ari wowe uzikora. Mbega njye nabanje kugaragarizwa izo sinye mbere yuko njye nzigaragariza. Mpita mbona ko nakunzwe mbere yuko nkunda. Ubwo rero iyo nyimara kubona izo sinye, ubwo nanjye nagomba kugira icyo nkora. Nkabwira ni se ko numva ngukunda. Ukibimubwira ko umukunda, uteye iyo namwe ukabimubwira nawe, wabonye mu myitwarire muri we bigenze, umubiri uhindutse? Ntabwo yigeze azijinganya cyangwa ambwire ngo bya bindi by'abakobwa b'iki gihe ngo ndabitekerezaho. Oya, ntabwo abitekerejeho rwose. Ndabizi abenshi iyo avuze kuriya amahirwe 70 ngerekanya afate 70% aba ari uguhindobo, aba ari bugukatire. Ubwo rero iyo njye ntabwo yigeze abivuga, yahise nsubiriza aho ngaho. Aho ngaho mwahise mukora nk'abasirikare? Ni umusirikare ku rugamba rw'urukundo? N'umusirikare kazi, ahubwo ninjye musirikare. Wimuha ipeti ryanjye, wimuha ipeti ryanjye. Uriya mbega ni umusirikare unyungirije. Arakungirije. Mu rugo mufite abana bangahe? Ubu aka kanya nta mwana dufite. Ubwo ugiye kuvuga ngo turacyari abajene? Yego cyane rwose. Ntabwo turi abajene, twe tusaziye mu rukundo ko twabanje gufata igihe runaka turi ambiance turi kumwe igihe kitari munsi y'imyaka nk'ibiri n'andi mezi. Ubu nibwo turimo gutekereza ahubwo kugera kubyara. Mu rukundo rwanyu mu rugo mubanye gute? Uko tubanye buri wese aba azi ko aribwo tugikundana, niko tumeze twese. Na n'ubu turacyitana. Ntabwo ibyo kuvuga ngo sheri ntabwo dukoresha ijambo sheri kuko aryanga cyane, ahubwo twakoresha akandi kazina. Nashatse akazina muhimba, ariko ako kazina turagahuje. Ni nk'akahe kazina wamuhimbye? Ako kazina namuhimbye nanjye ari nako mfite, yitwa Odi, nanjye nitwa Odi. Urukundo ruraryoshye iwawe? Sana. Hari igihe tuba turi kumwe rimwe na rimwe akambwira ati ariko se ko hari abantu njya mbona bagira utuntu tw'utuvidewo tw'urukundo mu rugo, bakora utuntu tw'ubugoryi, ese twazabikoze ngo natwe bakareba uko tuba tubanyeho. Nyine akabivuga nyine kugira ngo twishime tunezerwe. Akenshi ntabwo aba akomeje ngo tubigire nka bizinesi, ariko nyine abagira ngo anyereke ishusho iri mu rugo turi kumwe. Imba yarabigusabye rero ibyo bintu uzabikore, kandi nabyo byabagirira umusaruro, kandi umusaruro mwiza. Mukagenda mwigisha bamwe na bamwe uko mu ngo zubakwa, uko urukundo mugomba kugirana ibiganiro n'umugore wawe. Biriya bintu birafasha cyane. Sinzi niba bivuga akomeje, kuko akenshi na kenshi mbona bivuga tunezerewe, kuko hari n'igihe wenda tuba tunari kumwe nkaba nakora akantu k'ubugoryi runaka agaseka, cyangwa nawe akakora akantu k'ubugoryi agaseka,
nkahita mvuga nti ubuse tuza kuba turi kuri kamera cyangwa ari prank nubwo se mba ngiye ku karubanda agaseka nyuma yakambwira ati mba ngira ngo twiganire ati ntago mba nkomeje ntago ibya YouTube ntago bakomeje. Umugore wawe kavukire ye ni iyihe cyangwa kavukire yawe ni iyihe? Kavukire zacu zirashishikaje. Tubanza gutega agataro kugira ngo tugere iwacu mu rugo. Ubwo abumva iyo transport kugira ngo tugere mu rugo bahise bumva ahariho dutega agataro. Ni ikibungo mbese. Uricyo ntabwo uri kure y'ukuri naho ngaho nibyo. Bigaragare yuko umudamu wawe kabisa umukunda n'ibintu bigaragara n'uburyo uri kumuvuga ni vibe za danje zikurimo urukundo rwarakunyuze. Ndamukunda cyane ahubwo nahari muhaye high five. Arabizi cyane ndamukunda cyane. Uretse kandi kuba nabivuga n'abaturanyi barabizi nabo barabizi. Wenda ko bamvuga gutya si nkabya nibyo kuvuga ngo wenda ngo nuko ndi uri kuri kamera kandi nta nubwo ari ukuvuga yuko mbega twebwe uburyo tunabanyemo navuga ko birenze urukundo. Twebwe ubundi ukuntu twiyumvanamo nanone turongera tukanasabana ari igihe rimwe na rimwe iyo twimukiye nk'ahantu hashyashya hari abantu bakeka ko ari na mushiki wanjye bakajya bavuga ati musaza wawe abajya bavuga ngo twenda no gusa. Ubwo rero uburyo tuba tubanyemo akenshi na kenshi hari ibintu dukora bikamera nka turi ababyara cyangwa se abavandimwe. Rimwe yaba atetse nkaba ndi gukoropa, naba wenda yahisemo gukoropa akavuga ati ndi bukorope uyu munsi urantekera ibi n'ibi kuko azi ko ari ngizi kubiteka. Urugero nk'akawunga arabizi ko nzi kugateka cyane akavuga ati rero wowe ntekera akawunga njyewe ngiye kuba wenda ngira gute ngiye kuba wenda noza ibyombo. Ubwo urumva ni ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se akaba ari mateka njyewe nkaba ndimo mesa kuko twese turakora tukagenda tukajya mu kazi. Urwo ni urukundo cyangwa ni ukwemera ukaba inganzwa? Ubwo ndabizi arabaje bagiye kuvuga ngo baramuhaye nubona yewe n'umunyakibungo kazi. Oya ntago ari ubuganzwa kuko ngiye muri make ngiye muri kamere yanjye nanga ubuganzwa ku buryo ngiye urwego nge mgangaho nawe ubwo arabizi ntabwo ndagukunda imeze nakora ibyo cyose ariko niba navuze niki ntabwo ndi bugikora numva bitandimo yubahiriza icyo cyifuzo cyanjye. Kandi ikindi gikurikiyeho dushaka kugira ikibazo runaka mu rugo tukakiganiraho ariko mwanzuro ninjye ugomba gufata nk'umugabo nk'umushefu. Icyo cyo turabyizi kandi abimperamo arabinyubahira akavuga ati ni umutware w'urugo agomba kumpa respect. Nk'abagabo b'inganzwa ubona bazajya mu ijuru? Reka mu ijuru se ko nta ganzwa zibayo. Abagabo b'inganzwa wapi mbakuriye agahukunyo bazarijyamo cyane ntaryo bazajyamo. Ndatanga impamvu. Niba hari abantu basoma za Bibiliya ubwayo ivugira ko umugabo ari umutware w'urugo, umugore akaba umutima w'urugo. Naho niyo bakoresha umutima harya bakoresha iyihe mvugo? Mbega umugore agandukira umugabo, nibyo biri mu gitabo cya Efeso. Umugore agandukira umugabo akaba umutware w'urugo, noneho Yesu akaba umutware w'itorero. Ubwo rero sinzi ko niba umugore ari wo basimburanyije inshingano umugore akahita aba umutware cyangwa se bakareshya aho biba byapfuye cyane. Sinzi ko aho ngaho ijoro bari kurikorera. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo nta joro ntaryo kuko barimo kwica amahame agenga iyi miyoborere. Wabagira iyihe nama hagati aho? Impamvu navuga ntyo, impamvu ndi kuvuga ntyo, inama wabagira? Yego, inama ndi bubagire inama nuko buri wese agomba kumenya inshingano ze kandi akazobahira mugenzi we. No muri kamere yacu umugabo muri we yifitemo ubuyobozi muri we. Sibivuze ko n'umugore atayobora, yego byashoboka yayobora, ariko yabora mu gihe umugabo adahari cyangwa se mu gihe umugabo hari uburwayi afite butamwemera kuyobora mu rugo. Njye niko mbifata. Cyangwa se ugasaba umugabo
nta bushobozi bwo kuyobora afite. Bibaho atari kuvuga ngo umugore amurusha amafaranga oya. Hari abagore njya nkunda nishimira akaba afite amafaranga ariko akaha respect umugabo we. Banasohokana akafata amafaranga akayamuhereza ati sheri rero niwe uri buze kwishyura kuko niwe wansohokanye kandi amafaranga ari ay'umugore. Bo inama nabagira bagomba kubaha abagabo babo bagore niba hari n'icyamurusha ntakimusuzugurire ngo cyangwa yumve ko ari ugiye gufata inshingano zo kuyobora ari umugabo agomba guca bugufi akabinganzwa oya. Agomba kumenya ko ari umugabo akamwubaha nk'umugabo wenda n'izo nshingano z'urugo niba hari icyamurusha akazi akazubahiriza kandi umugabo nawe yagure kugira icyo akora kugira ngo agaragare nk'umugabo mu rugo nyine. Ese umugabo yemeye akaba inganzwa urugo rwe ntirubemo intonganya hari ikibazo? Uzi impamvu ziba intuzi intonganya? Umugabo ntabwo aba yabyemeye. Ndakurahiye yabyemeye nta ntonganya zabo. Impamvu intonganya ziba umugore arashaka kuyobora, umugabo nakavuga ati ariko nanjye mfite ubutware, umugore akavuga ati ariko njye ndakora wowe ntukora, cyangwa se umugabo akaba anakora birashoboka. Umugore akaba ari wa wundi twita ngo ni nyiragashinga ihembe. Ujya ubumva ba nyiragashinga ihembe? Hari igihe umugore aba ameze atyo. Impamvu rero intonganya zibaho ni uko umwe muri bo aba yanze guca bugufi, ariko muri rusange no mu muco nyarwanda muri kamere muntu na ya mana yabo ishishikariza abagore karibo baca bugufi bakubaha abagabo, abagombega bakaba ari bo batware. Nuko bimeze. Umugore abaye yakubwiye ari ufite akazi wowe utagafite kandi hakaba ari abashuti bawe bashobora kukubwira ati nyarukira hano kuri botike kwa Murokore tube tunywa kamwe, umugore akagushyiraho amasaha yo kuzajya utahira akavuga ati saa 3 uzajya uba ugeze mu rugo, wabyubahiriza ukazajya utaha ayo masaha wayarenzaho rukambikana? Ibyo bintu bijya bibaho sinzi nanjye hari umugore washutse umugore wanjye. Buriya abagore igihe bashukana bikaba nka bya bindi ngo bya bindi umugore ashuka mugenzi we ngo harya babyita bavuga ngo iki kamushuka ngo mushakire inzara nziza oya ngo hina ndebe undi agahena yarangiza ati bumba nabonye. N'ubushukanye nk'ubwo ngubwo. Hari umugore ageze gushuka umugore wanjye wenda avuga ati ariko atwari ubizi ko buriya bari abagabo barimo bashyiramo imyumvire mibi umugabo. Ati njyewe umugabo wanjye we yagiye gusangira n'abandi bagabo baganira ntagomba kurenza amasaha. Atungwira ikindi ati buriya ntago wabanywa gusa, ati buramutse urebye wasanga bari kumwe n'izindi nkumi. Ati mukabati babakobwa bari mukabaratsi ati barimo babakorakora kuri yamanye. Urumva rero nabwo habaye nk'akantu k'agasene nk'ako ngako kabaho bo k'igihe gitoya, ariko nabwo noke niba ufite impungenge uza tujyane. Uza tujyane nibazane abakobwa babo nanjye kugira ngo ntafata abandi niwe nzamfata. Uza tujyane. Haraza kabiri gatatu kangahe abonye nta kibazo avuga ati pa ariko tubari twa niyo sinatuvama tujye ugenda we ujyayo wenyine, dore ko we ari no Murokore wabayingwana na fanta yumva byamujennye. No ariko mbega bibi kibazo wenda iyo umugore mutaziranye neza. Nka kwa kundi ushaka kumubeshya ngo ndahanaha yajya kumva amakuru ngo uri mu kabari, cyangwa se ukamubeshya ndi mu kabari yajya kumva amakuru akumva ngo si mu kabari uri kumwe n'akana hari ahandi hantu uri. Nubwo haba atari habi bituma yibaza ati kuki yambeshye, niyo yego nubwo atari mu bintu bibi kuki yambeshye, noneho bigatuma atangira gutakariza icyizere na bya bindi wakoraga n'ahandi wagenda akajya gushyira amasaha kugira ngo hatagira impungenge z'ibindi wagiyemo. Saga imaze igihe iriho ukurikirana imbuga nkoranyambaga? Nkunda kuzikurikirana, ariko ibyo nkunda gukurikirana ni ibintu bijyanye
n'inuzana n'ibya politike ndeba uko byifashe, nkongera ngakurikirana ibijyanye n'iyobokamana, nkongera ngakurikirana hari ikiganiro njya nkunda gukurikirana cyo bita Rwema Mbabazi uramuzi nawe ukoresha ibiganiro bijyanye n'inuzani bijya gusa n'ibi byawe by'inkundo inkuru yanjye njya nkurikirana ibiganiro nk'ibyo bye. Nta bantu benshi nzi bakora ibimeze nkabyo, niwe nkunda gukurikirana. Urumva ko nabyo njya mbireba. Hari saga imaze iminsi iriho saga ebyiri, hari Kimenyi Yves, hari na Muyango, hakaba na Skayitu. Abo bombi ni abasitari bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo ngabo wanyuriraho kuyuzi cyane nyine kuyuzi cyane. Njyewe nabibonyeho gutya nsa nk'ubifunguraho, ariko mu gihe hari igihe umuntu aba ascrollinga gutya azamura, mba nkaguyeho mbona ngo Kimenyi ngo yibonye ngo ikindi cyuki ngo nuza ngo Muyango ngo yamukatiye, nzamura nuko mba nguye kuri iriya nkuru ya Muyango na Kimenyi, mbona ngo Kimenyi ngo aramukatiye ngo yishakiye ngo indi baby ngo imurenze. Handaho gutya ngo ndebe network zigenda birimo birodinga gutya, nuko mba nguye ku kiganiro cya kindi kiri hasi, sinabikurikirana neza, ariko nabaye nk'ubibonaho ayo makuru, ariko sinzi nanone nigeze kusa n'ubyumvaho kuntu zako kuri radio gutya babivugaho. Reka nkunyurire mu makeya. Kimenyi Yves na Muyango baje gutandukana, batandukanye babigira ibanga, bibanga rikomeye cyane, ntihagira n'umwe ubivuga. Ariko ejo bundi Kimenyi Yves yaje kubishyiraho umucyo, avuga yuko afite undi mukunzi, kandi uwo mukunzi we bafitanye impanga ebyiri, bakuru, abana bakuru. Muri uko nguko Muyango nyine urumva nawe yaguye mu kantu, byumva uko nguko, wenda yari abizi, ugasanga ari nacyo cyatumye batandukana. Wowe iyo urebye mu mboni yawe, kandi n'umugore akaba yari muhosta, abahosta urabazi? Abahosta nigeze kumvaho ngo babari n'indaya, nigeze kubyumvaho higeze ko saga nk'iyo ngiyo bavuga ngo babari n'indaya. Abahosta se babandi bafata nk'umuntu bakajyana ahantu runaka, sinzi. Abahosta ni akabari runaka, akajya muri ako kabari, abantu bamukunda be yabishyize no ku mbuga nkoranyambaga, bakaza kunywera muri ako kabari arimo, nawe akaba arimo agasangira nabo, byarangiza nyine umusinzi si umuzi se? Umusinzi na Yesu yari umusinzi, na Yesu yari umusinzi, turabizi. Ntabwo ntabiyoberwa abasinzi. None nk'umudamu mwiza nk'uriya yagihotinze mu kabari runaka, umusinzi nakenera kuba yamukoraho, urumva atazamukoraho? Azamukoraho, ariko bizaterwa n'urwego uwo musinzi arimo, kuko urabona ko uriya mugore nawe ari high class. Bizaterwa na level bariho, ariko azamukoraho byanze bikunze. None wowe iyo urebye koko ubona abahosta ari indaya? Simbizi, ariko birashoboka. Ntabyo nzi, ariko birashoboka. Nitandukanyije nawe, abahosta n'abantu bafite akazi kabahemba kandi kabinjiriza amafaranga baticuruje, kuko kwicuruza si umuco mwiza. Ariko mu byatumye batandukana n'ubwo buhosta burimo, ibyo ni ibyabo, tubigendere kure. Ndabeshya? Ntabwo beshye, ni akazaba arimo, kimwe nk'uko n'uwavuga ko ukora amasuku muri hoteli nawe aba ari indaya, cyangwa se n'ukora amasuku mu maroji ari indaya, cyangwa se ukora mu kabari ari umusinzi. Nta hantu biba bihuriye n'uburaya, keretse wenda umuntu yaba abonye. Kimenyi Yves na Muyango ni abantu basezeranye mu mategeko y'u Rwanda, ni umugore n'umugabo byemewe n'amategeko
ayobora igihugu cyacu, umurongo ngenderwaho ku barushinganye. Wabagira iyihe nama nk'ubu ngubu batari aka gatanya? ahubwo se ubwo ntibyarangira niba umwe afite impanga hanze undi nawe akaba ari umuhosta nawe wenda ari nabyo bapfuye cyangwa bafite ibindi bapfuye batatubwira, dore ko banatandukanye mu ibanga rikomeye cyane. Inama nabagira nuko nyine kugeza aka kanya byarenze igaruriro, ndumva bigoye kubigarura. Ahubwo inama nabagira nuko bagomba kwibuka abana bafitanye gusa, bakibuka ko abana ari ababo bombi bakabitaho. Batane cyangwa basubirane? Ntabwo nabashishikariza gusubirana, kuko buriya umwe niba hari ikintu kitari cyiza yabonye ku wundi kandi ugakomeza kubatsindagirana kandi baranatandukanye, birashoboka ko banakwicana. Bibaye byiza kurushaho basubirana kandi buri wese ibyo bapfaga bagasaba imbabazi, byaba byiza kurusha. Ariko niba kwihangana byarananiye bikaba nubwo batandukana, umwe agafata n'icyemezo cyo kuba batandukana, bakabona aricyo gisubizo cy'ibibazo bafitanye, bakomeza uwo murongo, kuko na leta nayo irabyemera. Mu gihe babona ko byavamo ibibazo bindi bikomeye birashoboka. Ahubwo icyo inama nabajyana nuko bakwita ku bana babo mu gihe bumva ko gusubirana bitagikunze. Okay, twavuze na kuri Sikaitu. Amakuru ye waba uyazi? Cyose kuri ubwa mbere reka nkunyuriremo gake. Sikaitu ni umusitari, ni umuvuroga wo mu Rwanda. Urumva yabashije kuba yarwana n'umugore we, bararwana bikomeye cyane, baranakomeretsanya. Sikaitu bivugwa ko yaciye umugore we ugutwi, ariko umugore we akavuga ati ntabwo yaciye ugutwi. Sikaitu akavuga ati reka njyewe twaraserereye ikubita mu kirahure kimukata ugutwi. Ese urumva ko ikirahure cyakata ugutwi wowe ushishojeje? Ugutwi ikirahure cyagukata da? Cyagukata rwose, ikirahure cyagukata. None se umugore wese ari kubyemera koko ko ari ikirahure, cyangwa umugabo ni uri kwemeza ko ari ikirahure? Umugore ari kubihakana akavuga ati yarandumye, aracira n'inyama zicira ku meza. Umugabo nawe ati ni ikirahure. Ampaye urwo rubanza kurumva rugoye. Ubwo hagati aho ngaho urega niho uzatsinda, kuko afite ibimenyetso. Urega ko yaciye ugutwi niho uzatsinda. Niba nta wundi mutangabuhamya uhari, umugore niwe uzaba umunyakuri, kuko biragaragara gikomeye. Aragira ati yaraguciye, kandi birumvikana nk'umuntu wirengera, nta muntu wirega amabi ameza ahari. Abagabo bakubita abagore babo, dusoza, wabagira iyihe nama? Abagabo ngiye mbafata nk'imbwa. N'imbwa ambo ntihagire umufata nabi. Ubu bwa simvuze ya mbwa igenda ikurura umurizo ya indi ivuga ngo oya ni ibigwari. Ngiye mvuze imbwa mu buryo bw'ubugwari, kuko buriya hari uburyo bundi bwinshi cyane wakoresha utarinze gukubita umugore wawe. Impamvu navuga ni kubita umugore wawe wishyize muri risike nyinshi cyane, nyinshi, harimo no gufungwa, kandi hari ubundi buryo wabikemuramo. None urugo rw'abasinzi rwabasha kubaho rukaramba? Yego, ariko hari akantu nshaka kugira inama abandi bakwita abagore bawe. Baramenye mutazajya kugisha inama ribu nka mperutse kumva ngo bagiye kugisha inama ribu ngo turakocurana ngo rwose mutugire inama. Oya, ariko babagira n'inama. Niba bagira inama ko kudakocorana, okay, nabagwahede bazagende naho bagisha inama. Ikibazo nari nkubajije ati urugo rw'abasinzi bombi, urwo rugo rushobora kubaho rukaramba cyangwa ruba ruri ku musenyi, rwubakiye ku musenyi? Sinzi umusinzi uvuga uwo ari we. Umusinzi ni umugabo, bose barabana. Icyo wita umusinzi ni igiki? Gukunda icupa. Baraza baserera, babyuka mu gitondo ikaba ari sheri ishusho. Ibyo si byo nita ubusinzi njye. Ubusinzi ni ukuba wanyweye ugata ubwenge, ugakora ibidakorwa,
impamvu mbikubwiye noneho reka nkwerurire. Sikayito avuga ko umugore we yikundira icupa nawe arikunda. Izo ntonganya zose ziboneka ziba zatewe n'ubusinzi. Umwe muri bose yakwemera akareka icupa kugira ngo urugo rwabo rubeho. Aha, ubwo businzi uvuze nibwo nemera. Impamvu nanyuranyaga nawe haramva ko umunywi wese ari umusinzi. Ariko nshobora kubaza niba ari uko babyumva ko Yesu yanywaga inzoga, hari aho twumva yitwa umusinzi. None se ko abapadiri bazinywa twe twabona barimo barwana mu kiliziya? Icyo navuga, kunywa inzoga ugata ubwenge bukagera n'ubwo mugira n'intonganya, umwe muri mwe bagombye kuzireka. Ahubwo wazireka muri bombi, umwe muri bo oya bagombye kuzireka bombi, kuko byaba bigaragara nk'ubwikunde. Umugore ashaka kuvuga ati kuki wambwiye ngo abarinjye uzireka aho kutaziretse. Nanone umugabo aziretse yabwira umugore ati wowe kutaziretse.